Muraho neza abakunzi ba Skillnet Rwanda. Uyu munsi twabazaniye amahirwe mashya y'akazi ku bantu bafite impamyabumenyi za AD, A1 ndetse na A0. Gahunda yitwa Kwigira 3600 Foundation Cohort 2 yongeye gutangizwa, kandi irimo gushaka abantu benshi bazakorera mu turere dutandukanye tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi gahunda rero igamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, kongera umusaruro w'ibiribwa, guteza imbere imirire myiza, gufasha urubyiruko kubona akazi, guteza imbere kwihangira imirimo ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Tudatinze rero, reka turebe imyanya ihari ndetse n'ibisabwa kuri buri mwanya. Umwanya wa mbere ni District Agriculture and Animal Health Management Volunteer. Abemerewe gusaba ni abafite A0 cyangwa se A1 mu mashami arimo Agriculture, Agronomy, Crops Production, Animal Science, Veterinary Medicine, Agribusiness, Agriculture, Extension na Rural Development. Umwanya wa kabiri ni Crop Field Operator Volunteer. Abemerewe gusaba noneho hano ni abafite AD, AE cyangwa se A0 mu mashami arimo Agriculture Extension, Rural Development, Agriculture, Agronomy, Crops Production ndetse na Horticulture. Umwanya wa gatatu ni Animal Health Worker Volunteer. Abemerewe gusaba ni abafite AD, AE cyangwa A0 mu mashami arimo Animal Science, Veterinary Medicine ndetse na Livestock Production. Undi mwanya rero wa kane ni Community Mobilizer and Trainer Volunteer. Abemerewe gusaba ku kazi ni abafite A0, AE cyangwa Masters mu mashami arimo Agriculture, Rural Development, Agribusiness, Community Development, Education ndetse na Economics. Niba wujuje ibisabwa cyangwa se ufite inshuti, umuvandimwe cyangwa undi muntu ushobora kuba yujuje ibisabwa, sangiza aya makuru cyangwa se uyamusangize kugira ngo nawe atazacikanwa n'iri hirwe rijya riboneka rimwe. Kandi niba wifuza ubufasha, urugero mu gutegura application letter, CV cyangwa se uburyo bwo kohereza dosiye neza kandi kinyamwuga, ushobora kunyandikira kuri iyi nimero ya WhatsApp iri kuri screen yawe, ariyo 0789501586. Ikindi kandi ku muntu ukeneye kubona intambwe ku yindi uko yakaprayinga no byasaba meetinga amadocument ye, nawe gatoya tegereza gatoya indi video, wowe uze kujya ugenda ureba indi video iraza guhitiza ikwereka step by step uko uri bubikore. Wenda hari ushobora kuba wabonye indi video yamaze kujyaho, kandi niba ukeneye yuko tunagufasha, iyo nimero nakubwiye haruguru ariyo 0789501586, yandikire kuri WhatsApp uti mfasha gukora application muri iyi kwigira. Muri iyi kwigira 3600 Cohort 2 ndagufasha. Abandi ngiye kubashyirira link muri description yaho mwanyura mushyira amadocument yanyu ndetse mwaprayinga, ariko utabisobanukiwe neza nta n'ibintu bikomeye birimo, ndaje mbikwereka mu yindi video. Rero ni iyi video yagufashije, kanda like, subscribe kuri Skillnet Rwanda ndetse unandika igitekerezo cyawe muri comment. Murakoze cyane, tubifurije amahirwe masa ku bagiye kwa prayinga. Ndi mbibutsa yuko dufite byinshi, dufite amavideo menshi turi kubategurira ajyanye na applications za scholarship zigiye zitandukanye, mbigisha mbereka ahantu scholarship nyinshi zifunguye, mbabwira ngo amahirwe masa, kandi nimuze twigane. Twibanda cyane gukoresha ikoranabuhanga, tukabereka aho amahirwe ari yo kubona akazi cyangwa se kubona ibyo kwirwa, ubundi tukamenya no gukoresha ibikoresho byacu twisabira akazi
mbese dukora imirimo igiye itandukanye. Iyi Skillnet Rwanda nicyo yaziye, ndabakambabwira ngo reka ne kuvuga byinshi ne kubatinza. Kubw'iminota yawe wampaye ndagushimiye, wakoze cyane. Imana iguha umugisha, duhure muri iyo video nkwereka step by step uko ugomba kwa applyinga. Ciao ciao.